niyo Simba nizo zakwiye kuyazagarara imbere kuba APR yazaga igatsinda ngo yatsinze Vipers yatsinze Gor Mahia yatsinze Garde Républicaine nge ntago byankanga ariko ntago ari itsinda ryoshye no kubikorera gusa ifite ubushobozi ndabyemera ko itsinda yarivamo ariko nyine ntago izarivamo gutyo ku magambo ni ukwitegura nkuko iyo imyiteguro yitangiye kare igakora cyane cyane kiri kumwe n'amakipe nayo izi position yayo mu bindi bihugu yagiye yitwara itsinda yarivamo ariko ntago no kubikora niba mubwira ngo itsinda riragoye ntabwo natani cyambwiye ngo APR itsinda izahita risohokamo ku kanya oya kuko nzi kiri kumwe n'amakipe nayo y'abana ume ishaka umwana ume nyine urategura witegura nyine uburyo nabwo cyana ume kugira ngo uzaye ko itsinda warisohokamo so jewe ntago naryita itsinda ry'urupfu kubera ko okay naryo waryita iry'urupfu ariko impamvu ntari buryite iry'urupfu nuko iyi Garde Républicaine sinzi ko wavuga ko iri ku rwego runaka rukomeye pe si umupira wo muri Djibouti wigeze kuzamuka tubona za Alta Sora ariko twabonye nyine wazamutse muri media tubona ziri kuzana ba Idriss Carlos Kameni bari kuzana abakinnyi nyine bagiye bakomeye ariko nabonaga ari nko kwa advertising umupira wabo kuruta kugira gute kuruta kuvanga ufite ireme APR nibyo uko bivuze ikwiye gusohoka muri iri tsinda kuko aya makipe yose uretse Gor Mahia kwanza oya ugiye kureba ku ruhando rwa Sekafa in terms of Sekafa APR zirushiriwe yego ariko in terms of history even na Vipers ya vuba irarusha APR yego kuko yagiye mu matsinda inshuro irenze imwe ya CAF Champions League inshuro irenze imwe APR cyarwana nabyo uwo muntu rero abamaze kumenyera amarushanwa mpuzamahanga yaramaze no kumenya umuvuno uvuga ngo kugira ngo ngereyo biransaba iki nimba naragezeyo kiragiye nkozi kisumbuyeho noneho narenga hariya yego Gor Mahia the same ndumva mu bihe bya vuba imaze kujya mu matsinda kabiri harimo na cyagiye ari kumwe na Rayon Sport buriya na nyuma yaho yagiyemo ukumva so izo kipe ni kipe ngewe in terms of history ntago zawagwazijyanye na APR turetse ibyo wango APR ngitwara ibikombe byinshi mu Rwanda ngifite Sekafa 3 kuko buriya nyuma ya Simba APR ndumva ari ifite Sekafa nyinshi isigayemo 3 yewe zose yanazitwariye hano mu Rwanda ariko aya ni amakipe akomeye noneho nk'iyi Vipers ni za kipe zidapfa guhinduranya abakinnyi cyane yego uretse wenda umutoza bahinduye ariko nabonye barazanye umutoza wakinnye finale ya CAF Champions League muri 2008 ni kera nibyo ariko aho hantu yarahageze umutoza wo mu Faransa arakomeye so izi za Gor Mahia nazo buriya nabonye yararekuye abakinnyi benshi wenda iyo bizayigora kumenyerana yego harimo n'abakinnyi bashyashya nyine nibyo nkubwira yarekuye abakinnyi benshi igomba kwinjizamo abandi benshi iyo bizayigora kumenyerana APR ushaka guprofita icyo kintu cyo kuvuga ngo twebwe nibura 60-70% by'ikipe yacu turacyayifite kuko ariko ubwo none urumva APR izafite umuzamu mushya yego APR izafite umudefenseur central mushya ko namumvisha makuru ko Madozo anatara mu central akina mu central genda urebe neza muri Tupisa Mazembe mu myaka 3 yamazemo ikinnye muri Central Defense umwaka umwe ahandi yakinaga kuri 6 iyi myaka 2 ya nyuma muri Mazembe yakinaga kuri 6 ariko ntago nyaka ko APR imuzanye ngaze gukina 6 oya ntago amuzanye ngo akine 6 urumva ubwo urumva muri defense ni harimo umuntu mushya muri mediane byanze bikunze Traoré arabarimo kuri attack harimo undi muntu mushya urumva ko si benshi byibura ni nk'abakinnyi bane bashya urumva ntago burya rero abakinnyi bane bari benshi muri 11 ntago bari kuba baza bagakora cap aramutse ari abakinnyi beza kuba baza bagakora catch up na bagenzi babo ntago byatinda yego nicyo kintu mbona APR ishobora
kuzarisha nk'iturufu muri iri tsinda, kongeraho ko APR izaba iri mu rugo, izaba ifite umufana uyisunika, izaba ifite umufana uyisunika. Ni ikintu gikomeye cyane. Kimwe nuko aya makipe yo mu Rwanda izabasha kwihagararaho, ishobora no kuzagira ko kavantage k'isifuri, kuko Sekafa nayo erega abo bafana iracyabakeneye, kuko zombi ziviriyemo rimwe. Ntiwambwira ngo tugiye kureba ngo wenda ngo match ngo yari Hilal ngo na Simba ngo ni finale ngo stade Amahoro yaba yuzuye. Ibyo nawe wabibwira, nta ni 10% wabona. Ariko tugize nk'amahirwe tukabona nka demi finale ya APR na Rayon, cyangwa finale ya APR na Rayon, cyangwa demi finale ya Simba na Rayon, cyangwa Simba na APR. Imagine nyine iyo match. Ntekereza ko n'abatanzania bazaza ari benshi. So iri tsinda rero jewe ndabona rirakomeye. APR ikintu cyayifasha nako kantu ka automatism ishobora kuba yabirusha andi makipe mugi bayipaziye wendayo. Wavuga ngo systeme z'umutoza ziracyakorogana, ariko kubijyanye n'abakinnyi ntabwo yarekuye benshi, nayo ntiyarekuye benshi. Itsinda rya kabiri Sekafa nyine nihibera Sekafa, muri nta handi hantu biba ku isi ko amakipe abiri yo mu gihugu kimwe ahurira mu itsinda rimwe, ntibibaho. Ariko Simba, Singida, Jamusi na Mogadishu ziri mu itsinda rimwe. Ahangaha ngenda ndabona ni naho hashobora kuzava best loser muri iri tsinda. Iyo birashoboka. Nka Simba wenda ikariyobora ifite 9-9, ni urugero. Urukumva Singida igahita izikarasa Jamusi na Mogadishu ikagira 6. Kuko kungango ikipe ya kabiri mu itsinda rya APR Vipers Gor Mahia izagira 6 bizagora. Ikipe ya kabiri niya mbere bishobora kugwana ugasanga nk'iya mbere ifite 4. Urumva iri tsinda rya Rayon tugiye kugarukaho naryo biraguye, keretse Tusker nizi ifite imbaraga nyinshi, Rayon Sport wenda ifite imbaraga nke. Noneho Tusker igatsinda Rayon, igatsinda na Kevizi, ari Hilal igatsinda Rayon, igatsinda na Kevizi wenda na Tusker, ikazamuka ari ya mbere, Tusker ya kabiri nayo ifite 6. Ikintu gicanganye muri ano matsinda kwameze gutya, hari n'igihe ushobora kuva mutanatsinzwe ugataha nyine ufite 3. ufite 3 nta macho watsinzwe ufite 3 nyine. Ririya riroroshye. Jamusi, Mogadishu na amakipe arayo gutanga. N'ingeri yacayutse, iri rya APR yacayutse pe. Hanyuma ako nibyo. Hanyuma rero itsinda rya nyuma aya ryo rero ikipe yo mu Rwanda, Rayon Sport urabona iri tsinda yarivamo biragoye. Tusker ya Victor Mbawoma na Pavel Nzira biragoye. Itozwa n'umutoza wahoze atoza Rayon Sport witwa Julien Mete. Iri tsinda ntabwo Rayon Sport birashoboka ni by'umupira, ariko ikaba yaribamo, ariko ku kigero cyo hasi nyine ntabwo ihabwa amahirwe menshi, kubera ko erega uri kumwe na Hilal undi musanzwe mwarakinnye zishize muri champion ibigeze uyitsinda. Yego ko bimeze ntabi urimo urakina na Tusker yatwaye igikombe cy'igihugu ngo nayo ni champion. Ino kipe ya gatatu ntiyumve gutyo nayo yeguriye muri Zanzibar, ariko nayo yatwaye igikombe, yatwaye champion muri Zanzibar mwabana izakina CAF Champions League. Ubwo rero ugiye kuri current form cyangwa se ukareba nyine, kuko football turanye na current form statistics icyo zitubwira. Yego muri iri tsinda rero ukareba ni Rayon Sport Brito idafite igikombe muri tsinda. Ukareba ni hari yaraje itwara icyo mu Rwanda, izindi tuvuze nazo zagiye zitwara ibikombe. Noneho kandi iyi Tusker yo iyo umutoza uzi ukuntu wamusezereye yagiye nduru. Yego kuri ya match ifungura stade Amahoro nibwo yagiye. Uyu mutoza wa News Yemete we yagiye ze aya na match ifungura stade Amahoro ntabwo yatozaga rero. Julien Mete yagiye asoje sezo, yaje muri sezo hagati arayisoza aragenda. Erega niwe Afahamiya yasimbuye. Niwe Afahamiya ni oya yaje mbere ye. Nukuvuga ngo Julien Mete ndumva yaratoje Rayon sezo 23-24 24-25 sorry retour.
urumva rero nureba muri ino tsinda ukareba current form cyangwa se ukareba uko sezo zirangiye, Rayon Sport niyo tsinda ngufi irimo hano kugira ngo ibe muri ino tsinda bizayisaba imbaraga z'umurengera. Oya ariko na Tusker nayo ntiyatwaye yo cyo kora twaye igikombe cy'amahoro cy'igihugu. Yego. So ubwo rero ni ukutega amaso aya makipe kuko biragoye wa muntu we. None numvishe forum ukuntu bazakina numva biragoye. Formati uko iteye nta kundi. Ni ukuvuga ngo muri buri tsinda nta kimwe cya kane ihari. Ni kimwe bazava mu matsinda bajya kimwe cya kane. Mbega. Aha niho bicanganiye. Urakubita hano uyobora itsinda ujya muri semifinal. Urumva? Noneho muri aya makipe asigaye ubwo izizayobora amatsinda ukoresha tuzajya muri kimwe cya kabiri. Mu makipe azaba yabaye ya kabiri uko ari 3. None bazahita bakora urutonde rw'amakipe 3 yabaye ya kabiri. Tuvuge n'urugero reka dufate kuri yuko zimeze. APR, Singida, Al Hilal zizamutse ari iza mbere. Yego. Vipers, Simba, Rayon Sport zizamutse ari iza kabiri. None bazahita bakora urutonde rwa Vipers, Simba na Rayon Sport. Barebe ngo iya mbere ni iyihe, iya kabiri ni iyihe, iya gatatu ni iyihe, bagendeye ku manota zifite n'ibitego zizigana. Ubwo mu magambo make kuvuga ngo best loser azaba umwe. Azaba umwe wagize amanota menshi muzabaye za kabiri. Asange 3 babe 4 bakine kimwe cya kabiri. Aha niho bicanganiye. Harimo cangamoto. Nanjye yabivuze ntarabyanaliza ndavuga se uyo ravuze ngo hazazamuka amakipe 3 ngo ajye semifinal ngo noneho ngo azamuke ngo na best loser ngo nazo ngo zijye semifinal. Ndavuze semifinal zakinwa n'amakipe 6. Noneho nibuka ko nkore ari inunzi ariko na forma y'ubushize niko yagenze. Niko yagenze. Sekafa ko bayikina aretare. Nyine babura umwanya wo gukinira ibyo amakipe banyine basiganwa n'igihe shampiyona zazegereje. Ndi bakabaye bafata amakipe ariko nkika ko abiri akaba 6 bagafata best loser bye. Nibura tukaba tuzi ko semifinal nako kimwe cya kane tugifite APR, Vipers, Gor Mahia, Singida, Simba, Al Hilal, Rayon Sport na Tusker. Ariko nkeka ko no kugira ngo tubone ingi nabyo no kwishima ko yari maze n'igihe tutabona harimo akagufa kameze gutya. Nkeka ko uko bizagenda bitera imbere wenda bazayishakira wenda na karandiriye wenda abaga yibereyemo ngo za JKT Tanzania bereyemo amakipe utamenye. Niba bakomeza kugira stability bakora ibintu byabo neza nkeka ko noneho rizongera ikagira ingufu ku buryo noneho hazabaho na kimwe cya kane. Apana kuva mu matsinda inoze yatwiciye. Ari hira ari Mereke buriya hari Tusker akaba hari Eri Mereke. Eri Mereke igira ubwoba ubwo ngiye nishimiye ko hahise haboneka indi itijyamo ako kanya kubera ko iyibura nayo byari ko ari ibibazo inakomeye. Ngiye nicyo nashimira Seka vuga uniyatunguranya atavuga ngo vuye mu irushanwa habura umunsi umwe ngo abetombora guhita ubona undi ugatajyamo ngo kwiranja nabyo ni credit. So reka twumve agatariko Sekafa, Ferwafa na Al Hilal bamaze gusinyana amasezerano y'ubufatanye ko Al Hilal iri butere inkunga Sekafa ya 2026. Al Hilal iratanga ibihumbi 100 by'amadolari. Yatanga izina yakinire. Oya none se ubashaka ko wenda rero bazakoresha muri nusu mu gutegura irushanwa. Ahega ibihembo bitangwa na nyakwa President wa Republika ntago bitangwa na Sekafa. Amafaranga batwara y'ibihembo atangwa na nyakwa President wa Republika. Ni byiza kubera ko andaza rero ajya muri organisation n'ibindi. Ntacyo bitwaye ko none dukeneye n'abandi batera nkunga kuko urumva Sekafa niyo kwishyira muri position nziza yo kugira ngo ibone abatera nkunga. Ubwo ni intangiriro ejo mushobora kubana n'andi makampani aje bitewe n'iki n'ingufu na organisation bari kubona muri Sekafa. Uko baramaze igihe bayinenga bavuga ati so irushanwa rimaze imyaka ingana gutya tagira aba sponsor, sponsor ari President wa Republika wenyine. 24 Umusponsor ari President wa Republika wenyine wishamaye nta kuntu byagenda kugira ngo azamo n'abandi. Azam no yaraje. Urumva ko rero gakeya uko rizagenda rikomera organisation iboneka ni nako na financial amafaranga azaboneka amakipe akajya yitabira. Haruna Niyonzima wafashije muri tombora kuri technique bamuduhe tumwumve yagize icyo avuga. No umukinnyi wakinnye Sekafa imyaka myinshi dore ko atigeze nanakina hanze ya Sekafa. Haruna ashaka kuba ari we muntu muri kariyeri ye nimba yarakinye nk'imyaka 20 ashaka kuba yarakinnye nka Sekafa nka 17.
cyane cya 15 urumva yarazikinnye nyinshi ko dore ukanebera mu gikaro duhe Haruna Niyonzima yagize icyo avuga rero agira n'inama agenera aya makipe yo mu Rwanda avuga ati Simba ni ikipe wayitsinda birasanzwe soneze ubu yari ubwa mbere zo zarira mwazitsinda dore tugende kuri tekinike kugera kuri final nabyo ni ubugabo nubwo ntigeze ngira amahirwe yo kugitwara ariko urumva ko nayo nahatanye ikindi numva ari amateka meza ni ukuba His Excellence hariho umusponsa mukuru ari nawe navuga wagiye ushyiramo iyo motivation so kumva icyo kintu nk'icyo ngicyo ndi umwana w'umunyarwanda ndumva nta kibiruta so urumva ubwo ni muri zo achievement ndi kuvuga ariko nk'umukinnyi nk'uko nabivuze ukina Sekafa muri club nkagera kuri final nkayikina muri national team nkagera kuri final nubwo ntatwaye ibikombe ndumva ari ibintu by'agaciro cyane hari amakipe atatu ama ekipe y'u Rwanda na kompetisiyo amahirwe angana cyane harimo amakipe nka Simba harimo za Gor Mahia za Tusker amakipe y'u Rwanda arimo ariyubaka ariko se ukurikije ukuntu draw yagenze amahirwe angana cyane bo reka wenda njye mvuga uko mbyumva ubu abanyarwanda ngo ndavuga ku ma ekipe y'u Rwanda muri national team ubu dufite navuga indivision nta gikombe kigomba kujya kiza iwacu ngo kiducike so niyo mpamvu ama ekipe y'u Rwanda nyamahirwe yo kuzatwara ibikombe akaba ari nabyo mbifuriza ntabwo byoroshye muri football ko gutwara ibikombe ntabwo ari amagambo gutwara ibikombe si uko turi mu rugo gusa ariko nibitegura neza abanyarwanda tukabasapotinga kuko sinzi niba mwarabibonye muri FIFA series ikintu cyadufashije gikomeye of course abakinnyi bakinnye neza ariko nabo abakinnyi bo hanze nabo baradufashije cyane so akaba ariyo mpamvu mvuga yuko ntabwo byoroshye ariko ndasaba abanyarwanda bose yuko twazaza tukababa hafi yaba Rayon Sport yaba APR nkunda kubivuga iyo byamaze kuba competition nk'iyi ngiyi iduhuza n'andi ma ekipe hari ibintu twari dukwiye kureka dukwiye gushyira Rayon Sport ku ruhande tugashyira APR ku ruhande tukaza tukabashyigikira kugira ngo icyo gikombe nigisigira mu Rwanda ni ishema kuri twese so akaba ariyo mpamvu mbifurije amahirwe ama ekipe yo mu Rwanda ariko ku bwanjye mfite n'icyo cyizere cy'uko nidupambana tugahatana tuzakora neza mu ma ekipe agiye ikinira muri iri rushanwa ufite uruhe rwibutso n'izihe memories ufite buriya njye nakinnye match nyinshi rimwe na rimwe hari n'ibintu mba ntibuka hari igihe numva memoire iba yaruzuye ariko icyo navuga ni uko ama ekipe yose nakiniye muri iri rushanwa nari mwiza kubera ko kuba mwiza ni gute si ugutwara igikombe gusa cyangwa kumva ko ndi umunyarwanda ndi Haruna ukina ariko nagiye mbafasha ibyo nshoboye so akaba ariyo mpamvu natangiye mvuga ngo byari byiza kuyikina nubwo ntatwaye igikombe ariko hari ibyo numva byanyubatse muri njyewe ariko Haruna uri muri abo ntabwo ugeze utwara igikombe ariko abantu benshi bavuga ko umwaka wa nyuma muri APR wagitwaye n'umwaka wa kabiri muri Yanga wagitwaye 2010 hano kuri icya Sekafa muri Yanga naragitwaye no muri APR ariko nakubwiye memoire rimwe na rimwe urumva urumva buriya Sekafa nakinnye kenshi niyo muri mu national team ariko sinkunda kubivugaho cyane kuko na Sekafa natwayemo igikombe turi Dar es Salaam ndi muri Yanga ndakeka match ya nyuma mbere ko tugera kuri finale twari dutsinze APR ni igihe nari mvuye muri APR urumva ko sinkunda kubivugaho cyane ntababaza abantu urumva ko ni igitego twatsinze APR I think ni ngiye wacyubatse ariko of course no muri APR nagitwaye ndabyibuka ariko ntabwo byari enough bitewe na match ngewe
nakinnye muri Sekafa niyo mpamvu ntakunda kubitonaho cyane ariko Sekafa ndayizi narayikinnye no ku buryo buri successful. Ubwo dusoza amune tuvuga muri makipe atatu wakinnye ari muri no Sekafa ubwo ni APR, Rayon Sport na Simba. Ku bwawe ni yihe ubona imwe muri zo uhamahirwe kurusha izindi zose? Cyangwa uzabona fana fana zose azazifana. Jewe actually equipe z'iwacu zose nzazifana ibyo ngibyo nta nibanga ririmo. Simba nidahura na equipe yo mu rugo nzayifana kuko ni equipe nakiniye, ariko nkuko babitangaje kenshi hano ama equipe menshi avuye gukina shampiyona mu kanya ntabwo yahita judging. Hari abantu baguzwe ejo bundi unani ndafata nk'urugero kuri APR, mfata urugero kuri Rayon Sport, buri munsi batanga amakuru yuko baguze runaka. So uyu munsi ntago uri bujye kwicara ngo uvuge ngo APR izatwara igikombe cyangwa se Rayon Sport izatwara igikombe kubera ko ntabwo turamenya abakinnyi dufite. Noneho niyo utekereje ukareba ntibarakina match amical, wenda ngo tuvuge ngo abakinnyi bahari naba wenda byagenda gutya, ariko icyo nizeye nuko aguze neza I think kubera ko n'ubundi bafite abantu bazi kugura neza, ariko wagura utagura football ni fighting. Twarabibonye muri World Cup ama equipe tutari twiteze yagiye akora ibitangaza. So icyo navuga nuko nibitegura neza kandi bakumva ko turi no mu rugo, ngiye nkunda kubivuga buriya kugira ngo umuntu agukubitire mu rugo yagukubitira ahandi hantu mu mihanda abantu batazabona, umva aho ngaho uriya nihanagura ukigendera. Ubwo ni ihe muri izo eshatu wenda uko biri kose nubwo tutarabona wahamarwe kurusha izindi? Haruna reka wenda mahirwe ya mbere nya Rayon Sport na APR nabivuze nk'ikipe zo mu rugo. Urumva arega uri umufilozofe oya na undi umufilozofe umbwiye equipe imwe urumva kavuga uti uko biri kose mu gikombe cy'isi hari ikipe uhamahirwe kavuga uti wenda mu Bufaransa buzagitwara, wowe ubona ari nk'iyihe muri izo eshatu muzo bakeneye? buriya rero abantu baratobesha ari nk'ama national team ngomba nkubwiye ngo u Rwanda ruzagitwara, ariko umunsi dufite equipe ebyiri z'u Rwanda imwe muri yo yagitwara ku bwanjye ni ibyishimo kuri njye. Ariko si ama equipe nationale n'ama club, ariko harimo abiri y'u Rwanda sibyo, harimo abiri y'u Rwanda. APR ni igitsinda alhamdulillah, Rayon Sport ni igitwara muri izi ebyiri Rayon Sport APR zizahanga Simba na nuko zibaka muri Misiri. ari uzi muri shampiyona yewe nk'umusportif nemera ko muri football ibintu byose bishoboka. Equipe yakuye mu Brazil ni muri World Cup Norway. Ugiye mu mateka y'umupira w'amaguru Norvège no ukora mu Brazil tushire muri logique sibyo, ariko muri football iyo witeguye neza uratsinda sibyo. Noneho nakarusho buri ari kintu abantu batazi, iyo ukinira mu rugo uba ufite abakinnyi 12 mu kibuga, uba ufite 11 ufite n'abandi bawe, ufite niyo avantage yo kuri mu rugo, ikirere ni kiwanyu, ikibuga ni kiwanyu, bla bla n'ibindi byose. So rero uyu munsi kuza kumbwira ngo Simba of course ni equipe nkuru, ni equipe nziza, kuza kumbwira ngo Gor Mahia ni equipe nziza, ariko twagiye tuzitsindira hano mu rugo sibyo, why not uyu munsi tutazitsinda? ariko hari wenda bigarutseho ni nacyo cyifuzo cyawe kuba izo kipe zahagarariye u Rwanda zatwara ijana ku ijana nk'uko wagiye ubigarukaho. Ariko uyu munsi uri umu legend wakinnye umupira hano mu Rwanda, muri aka karere urazwi cyane Haruna. Ubu ni n'amahirwe uri muri kariyeri y'ubutoza nk'umutekinisiye. Noneho nk'umutekinisiye izi kipe ukurikije uburyo ziyubatse n'ikipe bagiye guhura ku bwawe ni icyifuzo cyawe, ariko se urabona bishoboka? Icyo kibazo nagisubiza. Reka ngewe nkubwize ukuri, uyu munsi umbwiye ngo APR imeze ite sibyo, nakubwira APR y'umwaka ushize kuko niyo nabonye. Umbwiye Rayon Sport ngo imeze ite, nakubwira Rayon Sport y'umwaka ushize kuko niyo nabonye. Ariko uyu munsi bariyubaka kuri social media cyane, ntabwo tubazi mu kibuga nkuko wenda bashaka kuba bariyubatse neza kurusha umwaka ushize.
cyangwa se bariyubatse nabi kurusha umwaka ushize ariko yibaye harabayeho nk'umwanya wo kuvuga ngo wenda bagize aga pre-season gatoya bakinnye amamatch twarababonye uyu munsi ushobora kwicara nkavuga ngo APR ndabona izahangana gutya Rayon Sport ndabona izahangana gutya ariko nitujya mu mateka ya football APR ni equipe nkuru Rayon Sport ni equipe nkuru twatsinze Yanga hano twatsinze Simba hanga twatsinze Azam hanga Niyonzima se hari icyo umushinja Niyonzima nge ntacyo mushinja legend marabwa n'amakipe yo mu Rwanda ati mwe gupapa umupira n'umwe nimutegura ibyanyu nimutegura neza amatsinda muzayaba Brazil yakuyemo na Norvège none sibyo So Al Hilal Sporting Club ni imwe mu makipe arimo guhabwa amahirwe yo gutwara Sekafa batangiye imyitozo ku munsi w'ejo ku butaka rwose bw'u Rwanda aho bita i Remera kuri Ferwafa ku kibuga cya Ferwafa abonye bagira umugisha atoza rero bara rwose ba Gibukasa barahari nta kibazo bameze neza cyane ubwo rero bakaba bakomeje kwitegura hanyuma uretse iyi kipe ya Al Hilal uramutse urebye uko barimo kwitegura urimo kubona badatangiye batinze ikipe ya Al Hilal ntabwo navuga ngo iratinze kubera ko ni ikipe yatweretse ko nayo ifite continuité abakinnyi yamaze kwinjizamo bashyashya nabigomba kubareba ikareba urwego rwabo uko bameze none ni ikipe dusanzwe tuzi ko ihangana ifite ambition ibintu byayo biba biri ku murongo nkabona ko ni ikipe ikomeye kandi igomba kugira ikigeraho muri no champion muri no CAF Sekafa Kagame Cup ubwo rero nkaba mbona ngiye kuvuga ngo yarakerewe ntabwo ari ugukererwa cyane ko ni ikipe ifite staff technique ibizi igihe igomba gutangirira imyitozo izi igihe imyitozo igomba kurangirira gusa ku rundi ruhande ni ikipe yarinjemo abakinnyi bashyashya ikeneye kureba urwego rwabo kandi ntabwo ari benshi iki kintu cya continuité kizayifasha ntabwo ari ikipe yahindutse cyane niyo nkaba mbona ni igihe cyiza cyo gutangira imyitozo iki kirere bamaze kukimenya ntabwo ari kuvuga ngo baje gutangira mu Rwanda ngo ni klima nshya baje kumenyera ni ikipe imenyereye i Kigali ni ikipe yakiriwe neza i Kigali ikipe ifite abafana bashyigikira hano i Kigali mbese ni ukuvuga ngo bo icyo baje ntabwo abangahe batwara igihe kinini na staff technique yabo irimo abantu data analysis benshi ifite abantu bareba buri detail yose nkaba mbona ko ni ikipe ije bwa mbere na mbere yibanza gusuma ubuzima bw'abakinnyi hanyuma ugatangira imyitozo cyane ko na shampiyona nayo ntabwo imaze igihe kinini irangiye da ni ikipe ya Al Hilal wavuga ko umutoza uzayitoza muri Sekafa ni Gibukasa Gibukasa amenyereye mu Rwanda kuko atuye no mu Rwanda icyo ni icya mbere icya kabiri Gibukasa yahuye na Al Hilal mu matsinda match ebyiri iyo uhuye na ekipe uba wayizi uburyo ikina uburyo imbaraga nke zayo kote foro zayo uko wazihagarika so ibyo yabisobanuye kuba warakoze tidi ihagije kuri iyo ekipe Al Hilal ni ikipe itarahindutse cyane abakinnyi urebye 11 babanzamo bashobora no kutazahinduka complete urukumva nubwo Gibukasa azatoza ikipe ya kabiri n'ubu ikipe nyine barahari bose ikipe ya mbere n'iya kabiri kuko nyine ni pre-season ariko byanze bikunze iyi kipe arayizi bivuze ngo azi imbaraga nyaho ziri icyo yakwimprovinga azi n'icyo yakubakira yego nubwo ari mushya rero ariko ntekereza ko burya iyo ugiye mu ikipe umaze guhura nayo kabiri kandi mu gihe kitageze no ku mezi 6 burya ubu yifiteho notion ubuzi ngo uyu mukinnyi akinate uyu mukinnyi yamfasha ibingibi navuga ko rero wenda icyagorana yaba ari ugukora iyo catch up ya fitness ko bari bavuye mu biruhuko ariko byanze bikunze iyi kipe izabikomeye nujya no kureba abakinnyi yinjijemo bamugana ubu ngubu twavuga imaze kwinjizamo nkayireba nka zingahe ni nk'ebyiri uko uwa gatatu biri kumushakisha ntago arasinya ni umukinnyi witwa Haman Hanjan w'imyaka 26 ni umudifida bamuvanye muri Stade Marie
binjizamo Musa Ali Hussein muwinga muto y'imyaka 19 uwo ntago ari kuza abanza ntago ari kuza abanza ngo n'undi azaza wenda akorere mu ngata bagira umugisha bangaba urumva ariko wa munga nicyo twavuga ngo kuri APR ikintu cya continuity ubona ko nari iragifite iragifite kuko ni groupe ni kugera rwa 98% n'undi baracyaziranye baramenyeranye rero nkambona ko ntago itinze gutangira precision n'igihe cyanya cyo gutangira precision. Okay, Rayon Sport ikomeje imyitozo hariya mu karere ka Gicumbi. Uyu mugabo rero ubona warakaye witwa Faustin Kau Kitoko Pizarro ya Watu Pasi nimba ari ya Watu Pasi ntabwo aragera mu myitozo. Rayon Sport yamwandikiye ibaruwa imumenyesha ko yataye akazi. Ko Rayon Sport imaze iminsi 10 itangiye imyitozo ntara reporting. Mu gihe nyamara ku ruhande rwavuga ko ngo nta tike bamuhereje ngazi. Mu masezerano ye ntabwo harimo ko Rayon Sport igomba kumugurira itike. Ntabirimo. Noneho Rayon Sport ngira namubaza iti ntacyo uri hehe tuyikugurire ati ndi Kinshasa twaragukuye i Burundi muri iki nitunayikugurira turakugurira ya bisi gukura Bujumbura gucisha Tanzania ikugeza i Kigali niba ari n'indege turishyura ya Bujumbura ariko ntago turi bwishyura ya Kinshasa kuko Kinshasa twe ntago ariho tukuzi tukuzi i Bujumbura niho twagukuye urukumva ubwo rero wowe itegera ugera i Bujumbura hanyuma utubaze iya Bujumbura Kigali ariko iyo urebye ubona Rayon Sport yiri kuvuga ati icyaduha ahubwo ntuzi yego ubundi ngiye ntekereza ko bakwiye no kuganira bakareba uburyo banatandukana kuko iyo byageze ahangaha umwe avuga ibyo ndavuga ibye institution iri guhangana n'umukinnyi bahangana na institution ubundi uburyo bwaba bwiza ku ikipe kwitegura Sekafa irimo umwuka mwiza tumbaze imisi tubona ikipe irimo imyitozo myiza icyabakiza ku mpande zombi kwa ari gutandukana. Reka nkubwize ukuri uyu mukinnyi nyine abamuhaye Rayon Sport barayihangitse nibumvikane nawe ikibazo rega ni kimwe bano bakinnyi b'abasaza ntabwo bareba ngo ngiye ngo mfite kariyeri wapi areba gwate ngize amahirwe ndacyafite amezi 24 kuri kontra yanjye urayama yose nigendere cyangwa se umpembe ntakina ariko Rayon Sport yongera tayari izamuhemba dakina kuko yabo Yunadirisa kuyate yanze kugenda ariko Rayon Sport nta lisansi zamugurira nta nubwo izigera imwane nyine ubwo za miliyoni 2 nta izamutangira wafite amasezerano nimba yanga gusesa bazakomeza bajya bamuhemba ajya gukora imyitozo ariko nta lisansi bazamusabira. Ikibazo cy'abo bakinnyi rero usanga bari kujya muri position de force n'ama equipe kandi bikarangira nabi uko mwanga kumvikana n'ikipe ngo mugiraho muhurira mutandukane niko nawe uri gutinza kariyeri yawe niba uri gukomeza batinza kariyeri si w'imyaka 40 aratinza kariyeri aracyafite kariyeri navuze ngo aragusezeye se none se abo bati reka nkubwire hari umuntu witwa Aruna Musa Majaliwa uribuka Majaliwa z'i Kigali uyanga agorana na Rayon Sport abantu ngo Majaliwa ngaracyari mutongo ku myaka 21 ngo yakabaye ngabone indi kipe Majaliwa yakinanye na Trezor Mputu ni generation y'abamputu Trezor ari Mputu yaragusezeye warangiza ngo uwo muntu ngo ngaracyafite kariyeri ayifite bakubwira kuyu uyu imike 35 niyo mike ya afite warangiza ngo uwo muntu ngo afite kariyeri arareba akavuga ati simpembwe igihumbi ni 24 ndabikenyereraho ndabijyana i Kinshasa ndagenda mbiryohemo cyangwa bijyane i Burundi nguri bikingi gusa nyine ibingibi njyane twagarukaho nyine y'ubuyobozi uyu yaje mu kwa kangahe yaje mu kwa gatandatu asi imyaka 2 n'igice twakunda abakinnyi bacu tujya kubarambagiza kuri YouTube cyangwa se twaciye ku bandi bantu ibi byakabaye isomo niyo mpamvu bano bayobozi ngiye nanabumva ku kijyanye no kuvuga ngo umukinnyi urengeje imyaka 30 mu byangombwa tuzatumusinyisha umwaka umwe kubera ko umuntu wemera imyaka 30 burya 40 n'abayikabaka uwo muntu rero ni bano bakuyate nyine avuga ati ntaribi ngewe nushaka uzankire muri stade ariko buri kwezi umpembe
byo gukina se ni kuko gukina ntago n'ubundi wamfashe ntakina n'abandi bazamfata nta ambition mfite ariko banzu yampe nyakinyerereho manze nirira abana i Kigali none nuko nguko bimeze ubwo rero Rayon Sport n'uyu mugabo bari gukina uw'injangwe n'imbeba sinzi nk'injangwe n'indi mbeba ninde ariko bari kuwukina so reka duce mu bagaju tube informe twihuta amagaju yasinyishije umudefanseri bakuye mu ikipe yamanutse mu cyiciro cya kabiri mu Burundi yitwa Akimbande Benga nahise nca ikipe avuyemo yaramanutse muri iyi sezo yego ese ubwo umuntu wagiye gushaka usanga bazise ariko si ku ikipe nizo ikipe yamanutse nubwo yaba yakina yagiye kubaza ati se yagiye imikino ingahe basi statistics we nashaka aba yakinaga wose we ari ikipe imanuka ariko ifite umukinnyi mwiza birashoboka bibaho none se West Ham imanutse nawe bagose amabini hari kumugura na Manuza na Mathias Fernandez uyu mugabo ni umunyanigeria yitwa David Gibenga Akingbande avuye mu ikipe yitwa Garage Express Garage Express uburyo ntago ari garage ryishyuza amwe kuri ikipe ariko uziko uvuze iby'amakipe ndumira uziko ejo nabonye ikipe yo mu cyiciro cya mbere muri Uganda yitwa Ntugasaze Football Club mu Buganda izina ry'Imana iki ni icyiciro cya mbere singiye izo ndabihimbye ese ndabihimbye Ntugasaze FC ushake abantu z'abayobozi bashobora gusanga ari nk'abanyarwanda bafite inkomoko mu Rwanda umunyarwanda no mu Buganda z'uhundi utandukanyiriza hehe mu mateka urabona ejo batarasinyishije umunyezamu witwa Sabirante Edward welcome to Ntugasaze FC so amagaju yasinyisha umunyanigeria ahita anasinyisha umunyanigeria mwene wabo yitwa Ayilala Samsoni Oradosu uyu twamuvuyeho doruka twagiye kuri Ayilala ni umukinnyi wakinaga mu kibuga hagati muri Mukura asatira abantu bibuka sezo yabanjiriza ishize ya sezo Mukura itsinda Rayon Sport igitego 1-0 kuri Stade Amahoro umukinnyi wagitsinze n'uyu ishoti rya kuri ndabyibutse n'uyu nguyu rero ndumva uriya mukino uri mu mikino yirukanishije Kadimu Ndiaye muri Rayon yego uyu rero niwe wagitsinze kiriya gitego cy'ishoti byakure kabisa Kadimu akavuga ati uyu muzamu watuzanire ni uwahe byakure Ayilala Samson ni nabwo abantu bamumenye nawe rero yasinye ikipe y'amagaju imyaka 2 undi yitwa Ishimwe James bamukuye muri Espoir y'Urusizi cyiciro cya kabiri hanyuma banasinyishije Jordan Ndimbumba Nzau nguyu mediateri kari cyane muri Mukura Kongomani kari kabisa Kongomani z'umupira ubwo si bwa mushitsi wacu duhamagara witwa Ndimbumba ngo azarajya kumagara kandi yararimo tusaba ngo tumubwire ahantu yasinye mu magaro uzamubona kuri stade ya Huye ubwo kandi atajya kumagara akurikira umukinnyi cyangwa araguma ku ikipe araguma kuri Mukura ariko ajya areba n'umukinnyi akunda ajya mureba hari ikibazo se nigeze cyakora kanizi yose arayisahuye Mukura arayisahuye no kumwima ntabwo barekeye aho bahise bajya muri Muhazi United basinyisha uwitwa Poti Masimango nawe ni umunyekongo nawe ni umudefanseri no ya derby ngo yamukora n'amagaju bizaba ari ibibazo Poti Masimango Ndimbumba niwe wanjye Poti Masimango ntabwo umwemera oya Ndimbumba ngo wimbwira nge ndi umufana wa Mediateur kubera Ndimbumba ni umufana wa Mediateur bagerayo kandi anga bakina bugarira dore ukabereka amafoto ya Masimango ukabyara yabacishirizamo rwose
abafana b'amagaju hariya mu bufundu birebera umukinnyi wabo niko ari umurasta wari ubizi se ko Nyamagabe yahoze iri mu bufundu muri za ntuza za kera za dinasiti za kera hanyuma ikipe y'amagaju yanofisiyarije Tuyisenge Pacifique ejo twari twamugarutseho we ni umuwinga bakuye mu ikipe ya Musanze Football Club arimo arakora utuntu twe buke bukeya ndebera kuri mu gikari gatoya bamaze gutangaza undi amagaju ndeberaho rwose bamaze gutangaza undi kandi gikagira ikabyuka mu gitondo ikabasinyisha ubundi gahita irekera amagaju agomba kuba hega amakipe yamaze gutangira imyitozo menshi ko Gorera yaratangiye Gasogi yaratangiye polisi igomba gutangira nubwo bataratangira polisi buranga bari bazi ko bazabaho uriya mwanya wari Mereke ubwo hasi batanu niteguye niyo mpamvu nyine bari bahise bahamagaza abakinnyi baze batangira imyitozo birangira nyine babapimye gusa nibitegure none muri champion isigaye wabonye uyu yitwa Niyonkuru Jean Pierre